ndakunywa byeri nzakunywa ndakunywa byeri nzakunywa genda Mitsingi uraryoha sha wagira ngo ni umuceri neza neza singiye Mitsingi iryoshya amagambo singiye Mitsingi inshuti y'amagambo sha sinzaguhemukira sha Mitsingi nzagukunda kugeza igihe nzavira mu mubiri nzakunywa byeri nzakunywa n'akabari katanzi genda Mitsingi uraryoha urakubitwa n'inkuba sha n'iri vide ndarijyanye aho ndasubira ku kabari gukora iki ntabwo nasiga inzoga yanjye kandi iyi ngiyi igiye gushira ngo ibyara umuhungu sha ndarikesha yaka ariko sigaho unywera hesha censi bimeze bite amakuru y'imeje iyo nahembwe ko tuyasangira ariko wowe wahembwa simenye iyo wanyuze umva se yaka uzi ikintu namaze kumenya iki numvishe bavuga ko kumenya Yesu ari bwo bwenge kandi kuva mu byaha ariko kujijuka kuva mu byaha niko kujijuka byangwa icupa byose pafu Mitsingi kuryoha Yesu sakiza icyaka Yesu akiza inyota kwa Yesu ibintu byose birahari ubu nzakakare nicwa n'iri zuba ngo ni Yesu azamara inyota ubu nge ndi mu gakiza ahubwo se kamubwire yaka mba ngusomeje ariko ntawe naguha ureba higeze sha reka nkubwire ukuntu gahunda imeze urumva waje nkakujyana kwa Yesu akagukura mu byaha hari umupasiteri ngiye kureba ugiye kunsengera waje tukajyana yaka ukava mu byaha oya agakiza se aranyiza inyota aranyize akuze itaka kiri hanze hasha umva reka uzi itaka kiri kwiri zuba wowe umva se reka n'iri cupa mu makorodine nyinditse ngo nkizwe ngewe ntago ari ibyo muranyiza n'inyota se impamvu duhora dukennye duhora dufite n'inyota nuko nta Yesu dufite muri twebwe ngo tujye kwakira Yesu w'umukiza adufashe Yesu se baramu njye kwakira Yesu yaje se ariko reka nkubwire oya yagutelefone Yesu yaje aranyiza icyaka Yesu agiye kugaruka urumva nge niko bambwiye maze igihe kinini byumva ariko numva iki nicyo gihe cyo gukiza afite amakazi Yesu oya kuko Yesu ibintu byose birahari ngo tugende nta kibazo wowe bugire sha tugende niba ari bunkiza inyota sha Yesu aragukiza icyaka ahubwo ako ngako kaminine ukarangize tugende afite amakazi yangahe Yesu nta makazi yafite tugende nzinywere kwa Yesu sha tugende yakanda kubonye we niwe ngomba kujyana nawe mu gakiza tugakiza oya Yesu niba afite amakese kanze tugende yaka waretse tugakizwa vide se nindi sigera ngona nkwerekana uritsimba umva Yesu afite amakazi oya tugende niba hari amakese nazanure kwa Yesu gakobwa ka Yesu Mishu amakuru ki ni meza pastor ko wijimye mu maso no ku mutima bimeze bite ndimo kumva umutima ucira urubanza maze mesi muri ibyaha byinshi cyane sina ry'Imana ari gutaheho pastor narinje ahubwo ngo nkorere deliverance kuko birarenze ibyaha none ndimo gukora banza Yesu aje yahita nshaho arimo no kundeba agafata nk'umuntu uri hirya nigeze soma ijambo rirambwira ngo iyo uciye bugufi ugasaba imbabazi Uwiteka Imana Nyiringabo ugirirwa neza Mishu utsinze Satani n'ingabo ze n'abambari be none ahangaha umwuka w'Imana uje kuguko mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti none hareka ibyaguhigaga byose bigende reka ibyaguteraga buri kimwe cyose mu izina rya Data wera wo mu ijuru rirutse none ahangaha riragutabaye mukoga ongera kugirirwa neza n'izina ry'Imana risumba byose kandi reka icyari kibi cyose imikoshi ndetse na karande bikuva mu izina rya Yesu Kristo vuga ati amen amen urakoze Data kumukijije izina rya rihabwe icyubahiro amen mwiriwe mukomere cyane Yesu Kristo nashimye mukomere cyane pastor muraho pastor muraho mukomere cyane bakoze b'Imana koze cyane pastor shiti yanjye makanika
ko wari warambeshye kuzasura. birangiye mageze. Yego yego. Musore wa Yesu makanika. Yesu nashimwe cyane. Amen. Warambeshye kuzaza kusura ngo dukore iby'Imana ishaka. Karibu rero na mushuti wawe. Murakoze cyane Imana bahumugisha. Amen. Nuko nyine narinje mu buryo bwo kwakira agakiza. So narinzanye n'umucuti wanjye. Yego yego. Bamwita Yakamwana. Yakamwana. Ikaze Yesu aguhumugisha. murakoze cyane pastor, murakoze cyane kutwakira. Kandi urisanga Yakamwana. Makanika rero musanze hari ibyo narindimo ndi gukora deliverance umukobwa wanje, nagira ngo namwe mugira icyo mumbwira mwumva cyababase mu izina rya Yesu Kristo tujye kureho mu izina ryera ry'Uwiteka Imana Nyiringabo. Rwose sinatinda kuko ikintu cyambase muri make nta nota kizi kuri ngewe. Inge nabaswe n'umuvumo wo gukunda abakobwa. N'izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndaje ngo nkure iyo karande pastor. Nigeze soma ijambo makanika rirambwira ngo hungira rya gisori urigendere. Arakubeshe ntabwo ari ugukunda abakobwa ahubwo uvuga ko ari uburaya. Umubwiza ukuri atura. Ijambo ry'Imana riravuga ngo uzaca bugufa katura ntabwo muka we azaruhanya nawe. Vuga ikikugenza cyakunaniye hanyuma ukizwe mu izina rya Yesu. Vuga ko ari ugukunda indaya bivugira hamwe imbere y'Imana, imbere y'ubutabera wa Mungu. Ni impamo mugenzi wanjye rwose Yesu Kristo w'i Nazareti. Nge nkunda indaya. None hakuko uciye bugufi makanika akira kwegera izina ry'Imana rikuraho karande zose z'ubusanzwe mu izina rya Yesu usumba byose. Reka uburaya buhagarare none ahangaha icyakubatagwa n'ibyagukoreho byose bijugunywe bijyanwe alebose gomelade mu kuzimu wongera ube mushyashya. Uzamura ukuboko kuvuga ngo amena. Haleluya amena. Mugenzi wiwe ya Jaka wa mwana ndashaka ngo umbwire ibyawe byakubase kugira ngo twese dukorere hano rimwe kandi tuheshe Imana icyubahiro. Amen. Bose pastor nge sinzi kubeshya sinzi kuri manganya nabash n'icupa aba bose pastor ko nageze kwa Yesu aba makese aba uruganda rwa Sikoro nangwa rwa Turbo ku buryo nazicwa n'inyota ko nageze kwa Yesu. Jaka watu ikintu cyiza kivuga ngo ninge soko imara inyota. Iyo soko ya Yesu y'umunyweye leboko sela medoka. Tuvuga amen. Amen. Afite n'uruganda rwa Turbo King. Yaka Yesu ntago kumva bya Sikoro na Mitsingi hari byashira imbere kuko unyweye Mitsingi ahora n'inyota ahora nyote ariko unyweye amara alemo de soko ntago yongera kugira inyota ukundi. Yesu rwa Sikoro ibyo afite byo ntago wongera kunyoterwa. Niwe soko imara inyota kuko umunyweye nta nyoterwa alebo ahora hagaze buma mu buzima bwe bwose. Uramunywa ugakomera ukongera kutanyoterwa ubundi buzirahere. None ahanga hakira kugirirwa neza n'inyota ya Yesu. Lebo kosame nini tesa. Haleluya. Yesu Kristo w'i Nazareti. Nange kurambura ikiganza makanika tigwa. Urakoze kubukijije makanika uburaya buva mu izina rya Yesu Kristo. Miraboko makanika tinda nuko bwanjye tinda Imana imara inyota. Lebo ni lipa akira kukiyanga ikichaka yakakira gushira inyota mu izina rya Yesu. Amen pastor. Niba nataka kiri kwa Yesu Imana yabwicobaye. Urumva ko inyota ishize Yaka? Sibyo nakubwiraga. Urumva inyota ishize. Salame doko salame. Iravuze ngo ndururutse. Liritete ko salame ngabari banyotewe murongeye murakize. Abari mu baswe murakize. Lebo ko sama nguburaya lemo ba ye. Urakoze Yesu Kristo kizicyaka. Yesu Kristo urakagira Turbo, urakagira Sikoro, urakagira Primus, urakagira Mitsingi tsindagira urukundo Mana urindi cyaka. Mana urindi cyaka. Mana urakoze Mana nagushimye mu zina rya Yesu Kristo. Mana uzanindi cyaka mu zina rya Yesu Kristo. Amen. Imana nangira ngendereye. Ariko hagataho umukobwa bakwita nguki? Nitwa Mishu. Nawe uzajya uhora uza gusenga? Yego. Uzajya Mishu? Yaka azajya ahora aza gusenga n'impuhwe. Tujye dusengana rwose. Tuzajye duhora tuza gutera. Nukayibura mu materaniro. Mishu singa kubure hano. Nukabure mu materaniro.
haleluya ubu hehe no kongera gukunda ikintu bita umukobwa gusengana nawe ni correct rwose ntuzabure hano reka mbasabire umugisha wisumba byose ujye ubajya imbere muwukurikire ibyo mukora byose bijye biyobora muhaguruke mufatane nk'abera b'abavandimwe mbasabire umugisha mu izina rya Yesu haguruke mujyejuru mbasabire umugisha ujye ubajya haguruka pastor dusabire umugisha cyane mufatane mu izina rya Yesu Kristo habene data mbasabire umugisha wisumba byose haleluya data mwami Imana nyir'ijuru ni we rukundo kandi utegeka gutya haleluya reka abana bawe bakundane bahinduke babe bashasha ubwo bazaza bashima izina ryawe ko bagiriye neza data tuzagushima kuri Imana isumba byose niyo mpamvu bavuze bati bakinyurwa ati amena muzamure ikiganza mu izina rya Yesu ati amena akira kugirirwa neza n'isumba byose murakoze mwakira kugirirwa neza n'isumba byose wakoze hinduka ukundi kandi ukiri inyuma wakoze kwakira agakiza k'Imana ubu turabatuwe mu izina rya Yesu haleluya ariko butwabaye abakozi tukujya dusengana uzagaruke gusenga ubu rwose Imana yakumvishe nkuko nanjye yanyumvise ngashamisha rwose ujye uzinduka sha duhure mu materaniro sha tugiye kujya dusengana gusengana n'umukobwa mwiza nk'uyu sha ntakize nko gusengana n'umukobwa ufite buno nk'uyu sha Yo. Sasa. Niko. We bite byawe kumagarika mwana. umva ni wote amafaranga Eh? ni wote amafaranga hariya do amafaranga 15,000 ni wowe yataye nabirebaga haleluya mana Ni wowe yatoye. nuye amafaranga 15,000 Si ibintu biracyabaho ko umuntu atora amafaranga akayasubiza umuntu. nginge ntakiriye agakiza nk'umwami n'umukiza muri ngewe niyo mpamvu Wakiriye iki? agakiza Ubu se amafaranga ntiyari kuguta. Yararimo agatiki kugeza ahantu. ahubwo ni Imana ishimwe kuba nyagusubije Eh. haleluya mana urabona ko mba ndi gukora akazi urabona ko mba ndi kugukorera nk'umugaragu Umukozi w'Imana se wo. ngenda umukozi w'Imana ndi kwakira agakiza ahubwo urakoze kubwo ubonye amafaranga yawe sinzigera nongera kurya ikintu cy'abandi mu izina rya Yesu gukorera Imana ni byiza cyane igendere rwose amafaranga yawe urayatsindiye urayabonye uraho mukobwa mukomere cyane kutamubera neza kuri munyegera ariko ego kuma Yesu ashimwe niko umeze ute meze neza ego ku iminsi iminsi myinshi pe nta nubwo n'iminsi n'imyaka hakuzi ko na Yesu yabivuze ngo ababuranye bazongera babonane myinshi pe sigaho bahera mono gutyo ko uhindutse makana nakiriye agakiza wowe wakira agakiza narakijije makana kazi haleluya mu izina rya Yesu ushareka kunsetsa ndi nakiriye agakiza pe oya ariko si wowe oya ninjye makanika none se niba utuye hano hirya ngusure tugende gusure unsure none se naba nageze ahantu muri karitsiye yawe singere n'iwawe wewe yaransura kandi njye narakiriye agakiza k'Imana wanyeretse ahantu base mwereka ahantu mba musure urashaka nari mvuye hano ruguru gatoya wanyereka aho uba ahantu mba ahantu ariko nta kibazo nawe waza tugasoma n'ijambo ry'Imana oya nta kibazo dusome n'ijambo ry'Imana oya nakandi nokajya unyigira hirya ngiye use uhindutse aka kanya tugende Yesu arakora we Yesu arakora we Yesu naguzi ko akora rwagwa ukiriho ikuzimu natse nibayo
nyirabunori w'ijanja rimwe yararwenze ruraryohaga ndakunywa byeri nanyoye pe nanyoye ndakapfusha ruka nanyoye pe ase koko ni wowe cyangwa nta kidatanga ibintu byose irabitanga we yaka niko yaka aka kanya uyisugwa tumaze kwakira agakiza aka kanya none uyise usubira ku icupa ngo ngwiki ariko sha wese ko kusubiye mu mabuno y'abagore umva se kunywa byeri noneho uyu tujya kwigana ijambo ry'Imana nijyanye iwanjye ngo nawe yakira agakiza ibyo bya yesu antera icyaka njye nzicwa n'inyota ngo ndi muri yesu toka sheri nako mukobwa uno tujya kwisomera ijambo ry'Imana uriya yarananiye Imana izakujyana mu muriro utasimba umanukanye ikibuno cyiza ngo uri umukozi w'Imana nanjye ndarinyohesha jyana ayo mabuno ariko we are we ubonye amabuno amanukanyira ngo abarinjye uzicwa n'inyota ndarinyohesha ndataha iwanjye ariko abakozi b'Imana b'iki gihe ubonye ikibuno amanukanyira makana oya nakubwiye ko njye nakiriye agakiza Gakiza ase buna n'ubura cyambwira icyaga by'agakiza bansengeye nabo usundi ku cyonye kiriye hano nta nubwo unaniwe erega buriya twajya mu cyumba buriya ukanaruhuka gabura na massage yawe nziza oya naka massage se oya cyane ukuri nkumbuye kuntu ugomba kuhumura impumuro yawe rwose nsimbizi haguruka pe oya uko waretse mukuru makane mana uri imyaka ishize kuko ari myinshi imyaka ni myinshi ariko nawe uri murangora pe gute se reba amasaha ashize turi hano ndetse nyine biba yatanu nagusoma ijambo ry'Imana wanza kugenda njya hese ko niyemeje kugusura nta kintu ndi bujye gukora humura mu rugo oya nibyo tugende ndega na kamassage buriya kaba keza kandi kuko numvaga ntabwo unaniwe reba ariko ukuntu userereye n'uramu no ku muhanda nta stress ufite hasimye ngiye tugenda dore ni muhari ariko se kuko tumuko ko mana yanjye ko no my dear ubuse ko makane wintenguha pe ko ntiwigeze untenguha mana wo koko ewe ariko usuko koko uranjanye koko dore ni muhari nyine ni muhari ya bibure harya iri he cyangwa